Imana ishimwe cyane bene data. Reka tuganire ijambo rivuga ngo gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo gukizwa ni kimwe n'ubuntu ni ikindi. Kandi gukizwa ni ugukira icyari cyiteguye kukwica, nta mbaraga zawe wabishoyemo, nta n'ikiguzi watanze, ariko kubw'imbaraga cyangwa se kubw'urukundo bw'uwagutabaye ukabasha gukira. Uko niko gukizwa. Ni ukuvuga ngo wakize ariko ukira nta mbaraga wabishoyemo, nta n'ikiguzi wabitanzeho, uko ukabura kize. Uko niko gukizwa. Naho ubuntu tuvuga ni ukugirirwa impuhwe ugahabwa icyo utari ukwiye, ari nta kiguzi kandi wagize gute watanze. Ubwo nibwo buntu. Ni uguhabwa icyo utari ukwiye kandi ukagihabwa ari nta kiguzi watanze kandi utari ukibereye. Ubwo nibwo buntu. Niko Imana yaturebye twebwe abari mu isi tudafite Imana rurema, dutegereje kurimbuka. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo rwinshi bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo nje nawe duhabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo rya zina twari twambitswe, izina ry'abategereje kurimbuka, izina ry'abatubaha Imana, izina ry'abatazi Imana, izina ry'abadafite ibyiringiro, iryo zina rituvaho tubasha kuba abafite ibyiringiro bifite ubugingo. Tubasha kwakira izina rikomeye, ariryo zina ry'abana b'Imana, izina risumba ayandi mazina yose. Imana nishimwe cyane. Tubasha kwakira gukira, dukira ibyaha, dukira ingoyi y'umwanzi Satani ndetse na kuzimu. Tubasha kwakira freedom, twakira agakiza ku buntu. Kandi ubwo buntu twabugiriwe kubw'impuhwe z'Imana yatugiriye twebwe, itugirira imbabazi twebwe tutari tubikwiye, iraduheza gusa enkado, iraduheza gusa. Imana nishimwe cyane. Rero reka dusome Abefeso 2 umurongo wa mbere turagarukira ku 8. Haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi namwe natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu zishakira. Kandi kubw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko kuko Imana ari umutunzi mwinshi w'imbabazi, yaduhinduye bazima na Kristo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. Amen. Aha turacyariko tuvuga kuri uku gukizwa, twakijijwe n'ubuntu kandi kubwo kwizera byavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana twahawe. Imana nishimwe cyane. Uyu ni Pawulo yariko yandikira Abefeso, arababwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mugakurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ibyo byose namwe mwabigendeyemo, cyo kimwe natwe Pawulo tubabwira, natwe twabigendeyemo. Ariko kubw'urukundo rwinshi n'impuhwe z'Imana yatugiriye, yaduhinduye bazima na Kristo. Ubu turi abana b'umudendezo, ubu turi abana b'ibwami. Titukiri babandi biriya. Ikibazo nuko abantu bavayo barangiza tugasa n'abinjiye mu mudendezo, nyamara tutarakira uwo mudendezo w'Imana, tukibaswe n'ibyaha, tukibaswe n'ibyo twabatuwe, tukabaturwaho ibyaha, ariko byarangiza bikakomeza bikatubata, twarangiza tukinjira mu mudendezo, natwe tugasa naho turi abo mudendezo, nyamara uwo mudendezo ntawe dufite. Kandi nta mudendezo uba mu byaha, nta mudendezo uba mu kwinezeza, nta mudendezo ubaho mu gukora ibyangwa n'Uwiteka. Tuja mu mudendezo mu gihe twabashe kwinjira mu buntu bw'Imana, mu gihe twabashe kwinjira mu bushake bw'Imana, icyo gihe noneho tukaba abo mudendezo. Ni nayo mpamvu Pawulo yabivuze, iwe aravuga ngo natwe twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose.
natwe twarabugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko kubw'imbabazi nyinshi, kuko Imana yacu ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduye bazima na Kristo. Ni ukuvuga ngo ibo bakiriye gukira, bari mu byishimo, bari mu mudendezo, bari mu ijuru ry'abera, kandi basa bari mu isi. Ariko ikibazo nuko dusa n'abavuyeyo ariko tutaravayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero mureke agakiza twahawe ku buntu tubashe kugakomeza, tubashe kukarindisha imbaraga zose, kuko aha niho hakubiyemo ubugingo bwacu, aha niho hakubiyemo akazoza kacu, aha niho hakubiyemo amahoro yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kandi mumenye ko akagakiza twahawe, akagakiza twagahariwe ubuntu, mu gihe twebwe tutari tukabiri, mu gihe nta mafaranga twagatangiyeho, mu gihe nta kiguzi na kimwe twigeze dutanga, nta nubwo ari no kuvuka mu miryango ikomeye, nta nubwo ari n'uburanga bwiza tuba dufite, nta nubwo ari n'igihagararo, ahubwo twagaherewe ubuntu. Kandi nyiri kukaduha yagatanzeho ikiguzi gikomeye, ibyatumye amena amaraso yiwe, bituma atanga umubiri we urashanyaguzwa, bituma yambikwa ubusa nabo yaremye. Ni ukuvuga ngo akagakiza twahawe ntabwo bapfuye kugatora gusa barakadutererera, ahubwo nyiri kukaduha yarakakoreye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyiri kuduha akagakiza yaragakoreye, arakubitwa, yambuga ubusa nabo yaremye, asuzugurwa nabo yaremye, akigwa mu maso nabo yiremeye, abasha kwihanganira ako gasuzuguro kose, kugira ngo jewe nawe duhabwe ubugingo bw'iteka ryose, kugira ngo jewe nawe dukugweho igisuzuguriro umwa Satani yari yaradusuzuguye, kugira ngo jewe nawe dukugweho urubanza rwo kurimbuka, ubwo twari twarakiriwe kera n'umwami w'ikuzimu. Ariko Yesu Kristo yemera guhinduka imbata y'icyaha, atarigeze amenya icyaha, kugira ngo jewe nawe tubashe kwakira ubuzima buhoraho. Ariko mwene data, usigaye ubwibwa iby'agakiza, ntubiheze umwanya, ukabwibwa iby'agakiza ntubyakire. Bwana Yesu asifiwe, ntubyakire, n'umutima wawe ntugire n'icyo ukubwira. Ariko menya yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi abakiriye ako gakiza abo nibo bazakira urupfu rw'iteka ryose. Niko ijambo ry'Imana ribivuga muri Maraki, hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi abo bazasha bahinduka ibishingwe. Hepfo akavuga ngo hazaba umunsi ubatwika bashe bashire, tuzabasigira umuzi cyangwa se ishabyi, uzarimbura. Rero nawe mwene data, akagakiza twahawe basha kugakomeza, ureke kugashira hasi. Niko Yobu yavuze, aravuga ngo gukiranuka kwanje ndagukomeje, ngo kandi ntabwo mfite kuzagushira hasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aragukomeje kugeza yinjiye mu buruhukiro bw'iteka ryose, akomeje gukiranuka kugeza yinjiye mu gihugu yahamagariwe n'Imana, mu gihugu yasezeranijwe n'Imana. Ugasanga abantu kera agakiza turagataye, tukagata kubera iki? Tukagata kuko tugishaka kumva ijambo, kandi kumva kuzana kwizera kukazana gukira kukazana ubugingo. Rero ibyo bintu utabifite ntabwo uba utegereje agakiza, ntabwo uba utegereje ubugingo buhoraho iteka ryose. Kuko abantu bafutse amatwi ntibagishaka kumva, abantu bafutse amatwi y'imitima, abantu ntibagishaka kumva iby'Imana, abantu ntibagishaka kumva Imana, abantu ntibagishaka kumva icyo Imana ibashakaho. Abantu basigaye bakunda bumve ibibanezeza imitima, bumve ibibashimisha, ibyo gusa nibyo abantu bashaka, kandi nabyo abantu bararikiye. Ariko mwene data, reka nkubwire, agakiza wahawe wagaherewe ubuntu. Ni nayo mpamvu rero kandi n'uwakaguhaye nawe yaragakoreye, yamenye amaraso yiwe y'agaciro kugira ngo wewe ubashe gukira. Rero ako gakiza reka kugasuzugura, ugaheze agaciro kugira ngo uzabone ubugingo. Amen.